mwe mwese muba mwitanze mugafata umwanya mukigomwa mukavuga muti mureke dukurikirane ibiganiro ndetse n'ibikorwa byiza JS Revolution TV ibagezaho buri munsi. Uyu munsi n'ibyishimo kuba ndi kumwe namwe mbabwira nti icyangombwa mu buzima si uko ufite ibya mirenge, ahubwo icyangombwa ni ukunyurwa na buri kimwe ufite. Urugero, hari abantu benshi batanyurwa, ahubwo ugasanga urugero ni umugabo afite umugore n'abana, arataha madamu akamubwira ati umugabo wanjye araje, abana bakishima bati papa yaje. Ugasanga mu rugo ibintu ni umunezero, mubayeho neza, murumvikana, umugore aragukunda kandi nawe urabakunda bose kuko ni umuryango wawe uri umugabo. Ariko wareba mugenzi wawe utuye ku ruhande adafite imodoka nziza, aba mu nzu nziza iruta iyanjye, afite kampani zikomeye muri iki gihugu kurusha njyewe, kubera iki njye ntabitunze. Ariko mu by'ukuri uko siko kuri, si uko ukwiye kwibwira, kuko ukwiye gutekereza ko nubwo ibyo byose abifite hari impamvu abifite, kandi ashobora kuba abyishimiye kuba abifite cyangwa atanishimye nubwo abifite, kuko mu buzima byose birashoboka. Tekereza ko hari ufite ibyo byose wifuza kuba ufite, ariko wowe urusha ubutunzi ndetse abona ariwe wahiriwe kumurusha kuko ufite umugore mwiza ugukunda. Hari benshi bahuye n'urushako rubabera rubi, rutigeze runezeza na gato mu buzima bwabo. Ni benshi bifuje kugira urubyaro batarubonye kandi bafite ibya mirenge. Niyo mpamvu ukwiye kunyurwa n'ibyo bike ufite kugira ngo ugere ku byinshi. Icyiza rero mu buzima bwawe bwa buri munsi, ujye utekereza kunyurwa kandi unyurwe na buri kimwe cyose uhuye nacyo mu buzima. Kiva kuba atari kibi gusa, ahasigaye gutera imbaraga zo gukora cyane kugira ngo ugere no ku byiza bindi wifuza kuzageraho ahazaza, ariko utagendeye ku bandi. Urundi rugero rutari kure, ese kubera iki tutanyurwa? Se kuki umuntu yumva ko ibyo abandi ari byo byiza kurusha ibyo atunze? Kutanyurwa ngo ufashe iki? JS Revolution TV iraguha ingero nyinshi zifatika. Urugero rwa kabiri, wenda ari narwo nsorezaho kugira ngo twumvikane neza, tunafashanye kugirana inama muri byose. Ibaze uri umusore ugiye gutereta umukobwa mwiza witwa Mukamana wo mu cyaro, ntabwo namutereta, ntabwo namugira umugore kubera ko ni umunyacyaro, ntazi guteka ifi, ntazi guteka ifiriti. Kandi mu by'ukuri ibyo byose arabizi kuko ntabwo wigeze umuzana ngo agutekere bimunanire, ahubwo kubera ko wabonye Lydia mwiza wo mu mujyi, uvuka mu muryango ukomeye, uti uyu nguyu ni we mugore, uramuzanye kuko wipashe muremure, umushyize mu rugo. Imana irabigukoreye, birabaye, muri ukwezi kwa buki neza, mwese mwishima, ibyishimo ni byose. Ariko nyuma y'igihe gitoya nibwo atangiye kukubaza ati sheri, urabona dore ukwezi kurashize rwose, urabona nkumbuye kujya ku mazi, nkumbuye kunywa inzoga ihenze, nkumbuye rwose inkoko nziza, nkumbuye na za burushete. Sheri rwose dusohoke tujye ku Kivu, maze tujye ku Kivu duseperemo gakeya, dore iminsi ibaye myinshi. Nawe wareba ku ikofi yawe, wakoze byinshi kugira ngo werekane ko uri umunyamujyi, ndetse unakwiye umukobwa mwiza w'igitangaza nk'uwo nguwo nka Lydia. Uragiye urirukanse, amafaranga yose urayayashije, urangije uti sheri, ikofi yanjye imeze nabi, I am sorry, mbabarira rwose. Ubu ngubu usibye no kuba nagusohokana n'amafaranga y'akawunga k'uyu munsi, sinzi ahantu turi buyakure, ndetse n'ubwo twanayabona imbabura ndabona irasigara imanitse. Noneho turabigenza tute? Nibwo atangiye kuvuga ati mbega umugabo uri, nta mugabo ukurimo rwose. Ubu si uri umugabo utasohokana umugore ntabwo ari umugabo. Kuki utangiye kwicuza utuye si umugore nashatse, kandi ari we wamwizaniye, kandi ari nawe wasabye Imana? Kuki utanyurwa ngo ufashe iki? Iyo ukunda ushoboye kandi ugakunda ushobotse, byari bukorohere aho kwipasa muremure ngo unyurwe n'abanyamujyi kandi udafite ibyo kubashobora. We kwikundira uwa nyawe kandi uzagufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi, akakwitaho, akagutetesha, ndetse mukabyara, mugaheka, mugashinga urugo ruhamye
kandi mugatera imbere muri byose. Inama rero icyo ngusaba, nyurwa na buri kimwe ufite, wirebera ku ijisho rya mugenzi wawe, wirebera ku muturanyi, wirebera kuri buri wese wagize intambwe nziza akaba akurusha umutungo, aho kureba ku buryo bwiza bugezemo kugira ngo bigufashe nawe gutegura ejo hazaza hawe heza. Icyo usabwa ni ugukora cyane. Yes Revolution ndabashimiye mwese abanyumva kuri izi nama nziza mba mbagezaho ndetse tubategurira buri munsi. Ndabasabye kora subscribe kuri iyi channel niba utarayikora, kandi ubu butumwa ntubwihererane, ubusangize inshuti n'abavandimwe. Naho ubundi ni Yes Revolution TV, ndabakunda mwese. Ciao ciao.